Muri ino video tugiye kureba hamwe top 10 ya couple zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga couple ikunzwe cyane kurusha izindi zose mu Rwanda. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza izo couple izo ari zo. Uraza kutubwira wowe iyo ukunda cyane cyangwa se abo ubona baberanye cyane kurusha abandi. Ntatinze reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Junior Giti ndetse n'umugore we Umuhoza Ange. Niba usanzwe ubazi Junior Giti n'umugore we, nawe ushobora kwemera yuko ari beza cyane kandi couple yabo ikaba ikunzwe cyane kurusha izindi zose bitewe n'uko bagaragara. Abo ngabo bakaba bamaze igihe kinini babanye, aho bafitanye n'abana bagera kuri 2. Uyu Junior Giti n'umugore we Umuhoza Ange urabona yuko ari couple nziza cyane iberanye kandi ikaba ikunzwe cyane mu Rwanda kurusha izindi. Uraza kutubwira muri comment umwanya ubona couple ya Junior Giti ndetse n'umugore we Umuhoza Ange yagakwiye kugaragaraho. Dukomeje ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 9 turasanga couple y'umuhanzi Rusanganwa Norbert wamenyekanye ku izina rya Kenny Sol ndetse n'umugore we Alliance. Urabona yuko iyi nayo ari couple nziza cyane, ubona ko Kenny Sol ndetse na Alliance baberanye cyane ugereranyije n'abandi basitari bakunda cyangwa se n'izindi couple z'abasitari. Bikaba byatumye iyi couple ya Rusanganwa Norbert tuzi ku izina rya Kenny Sol ndetse n'umugore we Alliance igaragara kuri uyu mwanya wa 9 wa couple zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Uraza kutubwira muri comment couple ubona yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 9 mu gihe ubona ko iyo Rusanganwa Norbert ndetse na Alliance atari yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 9. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga couple ya Kimenyi Tito ndetse na Uwera Judith yamenyekanye ku izina rya Judy. Uyu Kimenyi Tito tukaba tumuzi nk'umwinfluencer ukomeye cyane kandi akaba nk'umukinnyi wa filime, kandi tukamumenya mu gukora ama-challenge y'indirimbo ndetse akanakora utuvideo twiza kandi dushekeje akunze kunyuza kuri TikTok, kuri Facebook ndetse no kuri Instagram, akunze kuba agaragara nk'umukica cyangwa se umwarimu w'umugore. Byatumye akomeza gukundwa cyane. Naho uyu Uwera Judith tuzi ku izina rya Judy nawe yagiye akora utuvideo twinshi dushekeje kuri TikTok, nyuma baje kwinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se muri filime nyarwanda, aho bagiye bakina muri filime nyinshi zitandukanye bahuriyemo, twavuga nk'iyitwa Ndi Umwe ndetse n'iyitwa Love Might Happen. Izi ni filime ebyiri zakunzwe, bituma iyi couple ya Kimenyi Tito ndetse na Uwera Judith ikundwa cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko izi filime zakunzwe, bityo bikabongerera igikundiro. Bikaba byatumye nabo baza kugaragara kuri uyu mwanya wa 8, Kimenyi Tito ndetse na Uwera Judith tuzi ku izina rya Judy. Dukomeje ku mwanya wa 7 turahasanga couple y'umukinnyi wa filimi witwa Niyonshuti Yannick wamenyekanye ku izina rya Kiraman Niyor cyangwa se Daddy bitewe n'uko we waba umwita, ndetse n'umugore we Shemusa. Iyi nayo ni couple nziza cyane, urabona yuko Kiraman ndetse na Shemusa urabona yuko baberanye cyane, bikaba byatumye nabo baza kugaragara kuri uyu mwanya wa 7. Ese urabona bagakwiye kugaragara ku mwanya wa 7? Tubwire muri comment bitewe n'uko uri kubona ino couple cyangwa se bitewe n'uko uzi izindi couple z'abasitari nziza kandi zikunzwe mu Rwanda. Gusa bagaragaye kuri uyu mwanya wa 7 bitewe n'uko nabo bagaragara nka couple nziza. Tukaba tugiye kurebera hamwe ku mwanya wa 6 couple iri kuhagaragara. Ese urakeka ari iyihe? Tubwire muri comment turebe yuko iyo ukeka ari yo. Ku mwanya wa 6 turahasanga couple ya Miss Rwanda wa 2020 ari we Miss Nishimwe Naomi ndetse n'umugabo we Michel Tesfaye ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Iyi couple nayo ni nziza cyane bitewe n'uko uyu Miss Nishimwe Naomi ni icyamamare gikomeye cyane, yaje kwegukana ikamba rya Miss Rwanda muri 2020, byatumye akomeza gukundwa cyane. Nyuma yaho yaje gukundana n'uyu Michel Tesfaye, bituma couple yabo ikundwa cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko Miss Nishimwe Naomi yaramaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bikaba byatumye iyi couple nayo igaragara kuri uyu mwanya wa 6, couple ya Michel Tesfaye ndetse na Miss Nishimwe Naomi. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se muri couple 5 zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Gusa mbere ko tuhagera, nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri muracu wa YouTube cyangwa se ukaba uhasanzwe ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Biko kutubwira muri comment ko wabonye ino video, ukore like nimba wayikunze. Biko kutubwira couple ukunda cyane kurusha izindi muri izi couple 10 turi kurera hamwe muri ino video. Dukomeje ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 5 turahasanga couple ya Idirisa ndetse na Ishimwe Vestine. Uyu Vestine ni umuhanzi kazi ukomeye cyane uririmba mu njyana ya gospel, aho aririmba indirimbo nziza kandi zikunzwe afatanyije na murumuna we Dorcas.
Iyi couple ya Idrissa ndetse na Vestine ni imwe mu zikunzwe cyane, uyu Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, naho Vestine nawe murabizi ko ari umunyarwandakazi ufite ubuhanga budasanzwe mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Iyi nayo ni couple ikunzwe cyane bitewe n'uko Vestine nawe yari icyamamare gikomeye cyane, bikaba byaratumye couple yiwe ikundwa cyane, ikaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Couple ya Idrissa ndetse na Vestine, ese wowe urabona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kangahe? Tubwire muri comment bitewe n'uko uyibona. Dukomeje ku mwanya wa kane turahasanga couple ya Aga Promota ndetse na Mukobwajana Asifiwe wamenyekanye ku izina rya Mike. Iyi nayo ni couple nziza kandi ikunzwe cyane. Iyi kandi yarakunzwe cyane bitewe n'uko uyu Mike yabanje kuvugwa mu rukundo n'umukinnyi wa filimi cyangwa se umukinnyi w'urwenya tuzi ku izina rya Regis, gusa nyuma baza gutandukana akundana na Aga Promota. Ibi byatumye nayo ikomeza gukundwa cyane bitewe n'uko uyu Aga Promota azwi cyane ndetse na Mike akaba azwi cyane mu gukina filime, bose bakaba ari abasitari. Bikaba byatumye couple yabo ikundwa cyane ikaza kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Couple ya Mukobwajana Asifiwe ariwe Mike ndetse na Aga Promota. Dukomeje ku mwanya wa gatatu, ku mwanya wa gatatu naho turasanga couple ya Richard ndetse na Nyambo Jessica. Iyi nayo ni couple ikunzwe cyane bitewe n'uko Nyambo Jessica ari umustarikazi ukomeye cyane wamenyekanye mu gukina filime kandi zigakundwa cyane, akaba afite nimero ye ya YouTube yise Miss Nyambo anyuzaho filime nyinshi kandi zikunzwe, tukavuga nk'iyitwa The Message. Niba ukunda gukurikira amakuru y'imyidagaduro urazi neza yuko Nyambo Jessica yavuzwe mu rukundo na Titi Brown, gusa nyuma baza gutandukana. Nyambo Jessica yikundana na Richard aho baje no gusezerana imbere y'amategeko bemera kuzabana akaramata. Iyi nayo ni couple ikunzwe cyane bitewe n'uko iki kirori cyo gusezerana imbere y'amategeko hagati ya Richard ndetse na Nyambo cyitabiriwe n'abasitari benshi batandukanye, maze post ziracicikana ku mbuga nkoranyambaga, haba short videos ndetse n'amafoto meza cyane, bituma iyi couple ya Richard ndetse na Nyambo Jessica ikundwa cyane, ikaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Dukomeje kuri couple ya kabiri ikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda, turasanga couple y'umukinnyi w'umupira w'amaguru ariwe Mukunzi Yannick ndetse na Iribagiza Joy. Uyu Mukunzi Yannick ni umukinnyi ukomeye cyane wagiye ukina mu makipe menshi atandukanye yo mu Rwanda, twavuga nk'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'andi makipe atandukanye. Uyu kandi akaba umwe mu bakunzwe cyane n'igitsina gore, gusa we yihitiyemo umwe umubereye ariwe umugore we witwa Iribagiza Joy. Nimba usanzwe uzi iyi couple cyangwa se ukaba usanzwe uzi iyi famille, urabona yuko baberanye cyane, bose ni beza, bikaba byaratumye bakomeza gukundwa ndetse no kwigarura imitima benshi, bakaba bagaragaye kuri uyu mwanya wa kabiri. Ese wowe urabona hagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri? Tubwire muri comment bitewe n'uko uri kubibona iyi couple ya Mukunzi Yannick ndetse na Iribagiza Joy. Tubwire muri comment bitewe n'uko uyibona umwanya hagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe uzi couple nyinshi zitandukanye zo mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere ko tujya ku mwanya wa mbere nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe ubikore ufungure inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga couple ya Mugisha Benjamin ndetse na Miss Uwicyeza Pamela. Uyu Mugisha Benjamin umenyekanye ku izina rya The Ben, tukaba tumuzi nk'umuhanzi ukomeye cyane umuririmba mu njyana nziza kandi zikunzwe, by'umwihariko mu njyana ya R&B aho aririmba indirimbo nziza z'urukundo. Akaba afite indirimbo akunzwe cyane kurusha izindi yitwa True Love, imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 9,500,000 ku muyoboro wa YouTube wa The Ben. Abenshi bakunze kumwita Tegabi cyangwa se One of Kind bitewe n'uko babishaka, kuko aya mazina yose naye, wavuga The Ben cyangwa se One of Kind cyangwa se Tegabi, byose byumvikana ko ari Mugisha Benjamin. Bikaba byatumye iyi couple yabo rero iza kugaragara kuri umwanya wa mbere bitewe n'uko na Pamela nawe ni umusitari ukomeye cyane, aho yaje kwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2019 agahiga abandi bakobwa bose bari bitabiriye aya marushanwa. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka no gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update ziza z'ubutaha. Nimba ari video nziza wifuza tubwire muri comment, wibuke kutubwira couple ukunda cyane muri izi couple 10, kandi nimba ari niyo ukunda cyane ikaba itaragaragaye muri top 10 tubwire muri comment. Nawe utaha mu yindi video nziza nzabakorera.